mubiri muzima ahasigaye abashumba bakadufasha bakadusengera bagasengera n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu ahasigaye ndibaza ko byinshi Imana izabikora. Ndagira ngo rero ntatinze munyemerere dushimire Imana yadushoboje kongera guhurira ahangaha. Munanyemerere dushimire uburyo ikirere cyagenze neza, imvura ntibashe kuturogoya, kuko ubwo twari turi hano nimugoroba umuyaga wabashe gusenyera amatente agwa hasi. Dushaka gufata icyemezo yuko tugiye gukorera mu kibuga kimeze gutya. Ngira ngo mwabonye izuba ryari ahangaha ryari ryinshi, ariko kuba Imana yadufashije ikaduha ikirere cyiza n'aya matente akaba atanyeganyije ntagire uwo abasha guhirimira. Ngira ngo murabyibuka ubushize ubwo twari hari mu kibuga amatente yagwiriye abantu, yabagwiriye, ariko uyu munsi none duhashimana icyubahiro yuko amatente nta muntu yigeze akomereza. Rero murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi Imana igumye irinde abanyarwanda, igumye irinde igihugu cyacu, iduteze imbere, tubeho dutekanye kandi dufite iterambere rirambye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryiza ry'umuyobozi wacu. Imana iguhe umugisha, kandi ubutumwa utanze abanyarwanda turabwumvise, kandi natwe turabizeza ko tuzakomeza gufatanya namwe mu buryo bwiza bwo kugira gahunda nziza no kuharanira ubumwe bwacu. Ndagira ngo rero mu mwanya wo kugira ngo soze gahunda bari banshinze kugira ngo nyobore iyi gahunda yari iteganijwe ko igomba gusoza saa 11:15. Mureke dushimire Imana, dukomere Imana amashyi, kuko gahunda zose zari ziteganijwe zagenze neza. Reka ntumire Pastor Flori muri Zion Temple kugira ngo aze adufashe gusenga Imana. Twebwe nk'amatorero uburyo dusoza amateraniro dusoza n'isengesho, ko twatangizanyije n'isengesho n'ubundi tugiye gusoza n'isengesho, kuko umuyobozi uvuye hano abidusabye ko twashima Imana, twasenga Imana, tugasengera n'igihugu cyacu kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza. Abantu bafite umutwaro w'igihugu cyacu, abantu bashaka ko Imana iteza igihugu cyacu imbere, abantu bakunda ubuyobozi bwacu, mureke twese tuve hasi hanyuma duhaguruke duhe mikoro Pastor Flori kuva muri Zion Temple hano ku Gisozi kugira ngo asenge Imana, anashima n'Imana ku byo yadukoreye, hanyuma dusoze gahunda zacu zari ziteganijwe uyu munsi. Thank you. Duhaguruke dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu burenze uko bwavugwa. Ijambo ryawe riratubwira ngo nta rindi zina twahawe mu ijuru no mu isi rikwiriye gukirizwamo keretse izina ry'umwami wacu Yesu. Niyo mpamvu kubw'iryo zina tuje imbere yawe dusengera igihugu cyacu. Turasenga ngo mwami, kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe uzumanuke urushirizeho kuduha umugisha. Wagura imbago z'igihugu cyacu mu bukungu, wagura imbago z'igihugu cyacu mu buryo bw'umwuka, wagura imbago z'igihugu cyacu mu bugingo. Mwami, kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe turasenze ngo utume abakiranutsi biyongera muri iki gihugu, umareho imbaraga zose z'umwijima, ibiyobyabwenge, gukora kose kw'imbaraga z'umwijima. Uhereye none usatura ijuru mwami, utubere Imana hagati mu gihugu. Tugushimiye iterambere urushirizaho kuduha nk'igihugu, uduha imyanya ya mbere mu buryo butandukanye, mu buryo bunyuranye muri iki gihugu. Turagusabye nanone mwami ngo urushirizeho no gutuma imitima y'abanyarwanda nayo ikumenya, ikwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo izina ryawe rirushirizeho kwamamara. Mwami, turakwibutsa mwami yuko hari amasezerano menshi wavuze kuri kino gihugu, natwe turi imbere yawe. Waravuze ngo maze ubwoko bwawe bwitiriwe izina ryawe nibwicisha bugufi bukihana bugasaba imbabazi kubw'igihugu, nawe uzumva uri mu ijuru ubababarira igicumuro. Natwe turasenze mwami, igicumuro cyose watubonaho nk'abanyarwanda cyezwe mu maraso yawe, hanyuma utwumve uri mu ijuru, utubabarire, uduhe umugisha, usature ijuru ku bwacu, izina ryawe ryamamare. Mwami, turavuga umugisha hano kuri Gisozi, turavuga umugisha kuri Gisozi. Mwami, ijambo ryose ryavuzwe kuri Gisozi
ritajyanye n'ubushake bwawe turicishije bugufi mu izina rya Yesu. Gisozi ntabwo ifite amata make, amagambo menshi. Gisozi turavuga amata menshi, turavuga umugisha mwinshi, turavuga iterambere, turavuga kwaguka, turavuga kuba mbere mwami mu buryo bwose, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Gisozi turayiguha Yesu mu izina rya Yesu. Gisozi turayikumurikira, turavuze ngo amaraso yawe atwikire Gisozi, burasirazuba, iburengera bwaryo, amajyaruguru, amajyepfo ya Gisozi. Turavuze ngo irangwe n'umugisha mwami. Imbonera hamwe y'ibyaha ikorwa na polisi ndetse n'izindi nzego, uhereye none ibyaha bigabanuke mu izina rya Yesu. Uhereye none ibyaha bigabanuke mu izina rya Yesu. Gukiranuka kwimikwe hano muri Gisozi mwami. Turasenze ngo ubwami bwawe buze. Dusabiye umugisha ubuyobozi bwa Gisozi, ubuyobozi buvuyeho n'ubuyobozi buje. Turavuze ngo ubuhe ubwenge, ubuhe igikundiro n'igitinyiro byawe kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe. Tugushimiye yuko uri Imana iriho irabikora. Tugushimiye yuko ubwo tuzagaruka umwaka utaha tuje muri iki giterane cyo gushima Imana, hari byinshi uzaba warakoze ku muntu wese wateranye. Umurwayi wese turasenze ngo umuhe gukira mu izina rya Yesu. Mwami buri wese mwami umuhe umugisha, umwagurire imbago, ukuboko kwawe kumubeho kandi umurinde ibyago bye kumumabaza. Tubone ineza yawe, bityo natwe tubone indi mpamvu yo kuguhimbaza. Ibyo dusabye twizeye yuko tubihawe kandi tubyisi bibaye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Arakoze cyane, amashi ku Mana. Imana ibaha umugisha mwese kandi Imana ibagirire neza. Naho umwaka utaha tukomeze tubisengere, ni igiterane ngarukamwaka kandi turabizi neza ko Imana yabanye natwe muri uyu gusoza umwaka. Ndabizi ko tugiye gutangira umwaka neza dufite amahoro, dufite umugisha. Imana ibagirire neza, mwakoze, mutahane amahoro y'Imana.